nibyo navugaga ngo dufite -12 ndumva ariyo dufite uyu munsi ariko se mana we Hello, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye. Nk'ibisanzwe rero tubahaye ikaze kuri With The Sisters. Umwaka mushya muhire, twizere ko mwawutangiye neza, natwe twawutangiye neza. Murabibona uko tumeze, murabona uko ikirere kimeze hano. Snow yabaye snow. Kera bajyaga bavuga ngo ikirere cyayariye. None rero natwe tara umuceri mu kirere, umuceri waguye. Murabona ukuntu byifashe, turi muri winter, twajya mu nzu ngo turyame bwaba ari ubunebwe. Uko biri kose niyo snow yaba yaguye, murabona ko tuba twabyambariye. Urabona nambaye ama gloves kugira ngo mbashe gushyuha. Iyo usohotse hanze nyine ni ukwikwiza, ntacyo waba. Ikibi ni ukuhatinda, ntabwo ushaka gutinda iminota irenze 10-15. Iyo utinzemo utangira kumva nyine utangiye gufrizinga. Ubu harakonje, harya dufite kangahera kandebe, ntabwo mfite telefone hano. Dufite, ndumva nari narebye, dushaka kuba dufite nka -12. Kamanze ntora umwana yaguye. Nibyo navugaga ngo dufite -12 ndumva ariyo dufite uyu munsi ariko se mana we. It's okay, Tetsa. This time you're going to be happy. Now you're not going to be scared. Okay, are you okay now? Okay, normal iyo snow iri kugwa muri ako kanya ntabwo uba ubyumva ko hakonje, nyine nuko ibiri kugwa ukabibona ko irimo ira snowing, ariko ntabwo haba hakonje cyane. Ahubwo iyo imaze kugwa, imaze gufata hasi, nibwo ubukonje noneho bujya bwazamuka neza ukabwumva. So turabyinjoyinga, abana barabikunda, baba basohotse nyine baje kureba uko byifashe, baje kwinjoyinga muri snow, bakayiryamamo, bakayirya, bakigaragura. Nkuko natwe kera twakinaga n'ibyondo, tugakina n'amazi arimo aratemba mu muhanda, abana nabo barabikunda bakajya kubyinjoyinga. Noneho like nyine baba babona ari umunsi mukuru kuri bo, barabikunda, barabyinjoyinga. Upfa kubambika uko bikwiye, ukabambika ibikoti, ukabambika amaga, ukabambika ingofero, ubundi ukabareka bakajya hanze bagakina nk'iminota 10-15 bakagaruka mu nzu kugira ngo bashyuhe. So nkuko natangiye mbibabwira rero, nizere ko mwagize impera z'umwaka nziza ndetse mugatangira n'undi. Ari nako mboneyeho kubifuriza cyane cyane umwaka mwiza, umwaka w'ibisubizo, umwaka utangaje, umwaka mbese muboneramo ibyo mwasengeye byose. Akenshi urabona ko umuntu aba afite nka liste y'ibintu asengera, ukavuga uti Imana uyu mwaka uzame kugera ku iki n'iki. Ndabifuriza umugisha, ndabifuriza umwaka w'ibisubizo, umwaka wo guhura n'Imana, umwaka wo kubona kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi rero twaje ngo tuganire nk'ibisanzwe. Tuba dufite amatopic menshi tuba turi buvugeho, ariko by'umwihariko murabona ko abana bari bamaze iminsi muri vacances, nanisegura kuko ntago twabashije gukora amavideo menshi muri ino minsi ya vacances. Biba ari byinshi, muri make turagenda tukabura. Urazi hano ntago ufite abantu bagufasha mu rugo, iyo uri kumwe y'abana bari muri vacances barakokipa cyane umwanya munini, ugasanga ubuze umwanya wo gukora ibindi bintu. Abantu mwatubuze, mwaratwandikiraga mukatubaza bite ko tutabaheruka. Ni ukuri niyo mpamvu, kubera ko akenshi nyine tuba turi kwita ku muryango, tuba turi kwita ku bana n'utundi tuntu twinshi muri vacances. Namwe murabizi iminsi mikuru haba hari amafete menshi, ibyo byose nyine bigahurirana, noneho ntidukora amavideo
nk'ibisanzwe, ariko ubu twagarutse nta kizongera kudustopinga. Ubu nimwe natwe kubagezaho amavideo atandukanye, topics nyinshi zo kuvugaho, ibintu byinshi bitandukanye. So abana rero barangije vakanse, ndakeka ubu abenshi basubiye ku ishuri cyangwa se n'abandi baracyagenda kino cyumweru cyose. Tubifuriza amasomo meza, bana bacu muzige neza, muzabitsinde, ntakagira ikibatera ubwoba, ntakagira ikituma mutsindwa, mujye mubyiga mubishyizeho umuhate, natwe tuzajya tubasengera nk'ababyeyi. Ubundi rero ubu ndabizi muri iyi minsi ka Minerval kaba kari kuvuza ubuhuha. Ababyeyi twizere ko iminsi mikuru itayamazemo cyane. Minerval ngo ibiteye ubwoba, twe kubw'amahirwe cyakoze hano ntabwo abana bishyura Minerval kugeza batangira kwishyura Minerval batangiye kaminuza. So muri primaire na segonderi abana hano bigira ubuntu, ubundi bakishyura, ariko muri daycare barishyura, hanyuma no muri university. So ibintu byo gukora amavideo uri kumwe n'abana banderanje hahandi ntabwo mbizi kwiri burangire. Banyirukankije, ariko n'agasiporo banza nari ngakeneye wa mugani nako ngakoreyemo. Ariko nkuko nabibabwiraga nyine, abana iyo bari muri vakanse barakokipa umwanya wose, ukabona ntago ibindi byose kubikora biri bukunde, ariko ni uburenganzira bwabo, kandi nyine bagombaga kujya gukina. Iyo snow yaguye baba bashaka kujya kwirukankamo, kandi ntibashaka no kwinjira mu nzu, kandi harakonje. Ariko n'iminota yabo yari irangiye, kuko batinze hanze ba freezinga, barakonja cyane. Ubwo iminota 15 irahagije. Iyi video rero ndagomba kuyirangiza, ariko ndabanza mbatware mu nzu kuko bakonje, hanyuma ndi bukomeze nyuma, kuko ndagomba kuyirangiza. Ariko ndabanza mbatabare nyine, barakonje nanjye ndakonje, kandi ubu najyaga ndeba snow nkabona ni byiza, ariko sinari nzi ko ari uko biba bimeze. Ntago watinda iminota irenze 15. So no kunyihanganira, niko tubayeho, ni ukubivangavanga byose. Ariko ndagaruka video ndayikomeza. Reka mbanze ntwara abana mu nzu. Twagarutse. Twari turi hano hakibona, none ngarutse ari nijoro. Nabanje kujya gutegura abana no kubafasha nyine bya nimugoroba kugira ngo baryame. Ariko nibi nagombaga kubikora nyine, nkuko nari nabyiyemeje, nagomba kubikora nkabirangiza. Hariya twari turi kuvuga iki, twari tugeze hera, ntabwo mbyibuka neza, ntabwo nibuka aho twari tugeze. Ariko message y'uyu munsi kwari ukubifuriza umwaka mushya muhire. Ntabwo twagize igihe cyo kubifuriza umwaka mwiza, kandi burya biba bikwiye. Ntabwo burya abantu baba bagomba, ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe. Ubu ni saa 2:40. Ntabwo burira cyane, ariko ntabwo ndi bukoresha umwanya muremure. Ni message yo kubifuriza umwaka mushya muhire. Nari ndimo mvuga rero ngo hari igihe twumva ko ari ibisanzwe, ukavuga umwaka urarangiye, dutangiye undi mushyashya, kumva ko ari ibintu bihora. Hari abantu bataba baragize ayo mahirwe nyine, wa mugani kwa kundi tujya tubiririmba. Ubifasha ukabitekerezaho neza, nyine tubona ko ni ubuntu tuba twagiriwe, ntacyo uba wakoze kirengeje gituma wowe usigara abandi badahari, gituma wowe uri muzima abandi atari bazima. Ntabwo tugomba kubyirengagiza. So mbere ya byose nyine no gushimira Imana ko yaturinze, ubundi tukayiragiza uyu mwaka wa 2026 ukazatubera umwaka mwiza. Ndabifuriza imigisha,
umuntu wese ikintu yasengeye muri uyu mwaka azakigereho au nom de Jésus Christ. Hari igihe uba ufite lisite y'ibintu byinshi ku murongo, hari igihe hari ibikunda, hari ibidakunda, ariko nanjye kureba dufite kangahe, ndabona ntabwo hakonje cyane, dufite -12 ntabwo ari cyane, ubundi nijoro haba hakonje cyane, ariko 12 ntabwo ari kenshi cyane. So nari ndimo mvuga rero ngo hari igihe uba ufite lisite y'ibintu byinshi wasengeye mu ntangiriro z'umwaka, hanyuma ukavuga ngo kuri ibi bitabaye, ibi ntibyabaye. Okay, hari ibiba byabaye, hari ibiba bitakunze, hari ibiba byagenze neza, ibintu ntibigende neza, ariko ikintu cy'ingenzi gikomeye ni uko tuba turi bazima, ibyo byose tuba twarabitambutsemo, ubundi tukaba bazima. Ibitarakunze igihe kiragera bigakunda, ibyakunze tujye twibuka kubishimira Imana. So dusenge cyane, dukore cyane, kubera ko n'Imana izaza itubaza ngo ufite iki ngo mpereho. Ni ukuvuga ngo muri 2026 twitege ko Imana izaza kutublessinga, igaca muri twa tundi twita dutoya, muri bya bindi twabashije gukora twita bitoya, Imana naho ngaho izaca ikaza kuduha umugisha. Nimba dusaba Imana umugisha, ariko natwe tube tuzi ngo ese Imana izahera kuki. So nta gucika intege, dukomeze twizere ko n'ibitarakunze igihe ni iki. Ni ukuri njyewe nkunda kuvuga ngo be positive, dukore cyane, dusenge, ubundi ibindi ni iby'Imana. Ndabakunda, mugire ibihe byiza. Kuri With The Sisters nakagaruka, turi kumwe, Imana ibarinde. Bye.